kuryama no kubyuka, imbabazi z'Uwiteka bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se icyamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none wa karindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025, wa gatanu, iragira iti kuba mushya no gutandukana n'ibya kera. Kuba mushya no gutandukana n'ibya kera nibyo bikenewe. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 85 gushimisha, cyangwa se mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha igira iti amaraso y'umucunguzi. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya. Imana ishimwe ko amaraso ya Yesu ariyo atwezaho ibyaha n'ibicumuro byacu bene data. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice ni 5 umurongo wa 17. Haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yaturikije ijambo ry'umwuzuro. Reka dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki. Umuhanuzi Malaki ibice ni 3 umurongo wa 2. Aravuga ngo ninde uzabasha kwihangana ku munsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Bibiliya neza itwereka ko Yesu hari aho agereranywa n'isabune y'abameshi. Yesu rero niwe utumesa ibyaha byacu, akaduhindura bashya, tukaba ibyaremwe bishya. Yesu ni byose muri byose kumufite. Iyo umuntu yagenderaga mu mirimo y'umwijima, hanyuma akizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize hanyuma bikaba bishya. Kubera iki biba bishya? Bibiliya itwereka neza mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki ibice 3 umurongo wa 2, nk'uko tumaze kubisoma. Hagira hati, ninde uzabasha kwihangana umunsi wo kuza kwe, kandi ninde uzahagarara ubwo azaboneka, kuko ameze nk'umuriro w'umucuzi n'isabune y'abameshi. Yesu agereranywa n'isabune ikoreshwa mu kumesa ibyaha tuba twaguyemo. Umuntu iyo atarakizwa, iyi sabune ntayo yabasha kubona cyangwa se aba afite, bityo iyo akoze ibyaha ntacyo yabona abasha kumesesha cyangwa se gukarabisha cyangwa se kogesha. Ariko iyo umuntu ari muri Yesu Kristo, niyo agushije ishyano akagwa mu cyaha, haba hakiri ibyiringiro byo kongera koga no gucya. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yoza ibyaha tuba twaguyemo. Mbese wowe iyo uguye mu cyaha ukoresha iki mu koga cyangwa se wogesha iki? Ntabwo wifuza kuba se icyaremwe gishya muri ibyo byose, hanyuma ibya kera bikibagirana. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amena. Dusenga Imana. Data, turagushimiye, turaguhimbaje, wagize neza ko watubyukije amahoro. Reka twongere twishimire ko watugize abana bawe, tukaba ibyaremwe bishya. Ariko n'uyu mwene data nawe ufite icyifuzo cyo kuba icyaremwe gishya, turamukweretse kugira ngo nawe umufashe kandi umugire neza. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze. Amena. Mwari kumwe nanone na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire M.Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Nifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, ndabakunda.